mu izina rya Yesu Kristo tubisenze, amen. Twongere Imana amashimwe, Imana Yesu Kristo. Rero urangiye muharure nyashira iminota 15 perezida wite usinyari sinojaga mu mwuka w'umusaza sinojaga mu mwuka w'umusaza kugira ngo namaguru kamere biriyo ngo ntoke kasi kukera ashita amasekondi. Turashima Imana rero kuba Imana turoke imanya kuba hano imashi gusa icyo tekereje nuko nanone kutugeze kuturagarutse wari tuje gukangurira kureba tuzoca tuje neza kuko tutara mu masaha 2-3 ya Amerika. Turashima Imana kuba abantu benshi tuguriye hano data ese kwegere hano cyane mahara ina muri abantu babagabo. Imana ibereze umugisha n'abandi basanzwe twasanze hano bakadete kadete n'umwana we wacu tuzoza tumukurikiye turebe tumusubizeyo kubizogenda kose. Bishop turashima Imana kubona na bene data uriya mukecuru twarabanye gusa ko dere ngo twabaye ikibazo gikomeye. Oya tuzerera tukagira henshi noneho abantu ngo mu mutwe noneho namwitegereje ngo natwarabanye ariko ndahagaga. Imana ishimira ko tukubonye hano uzagaruke muri Misuri. Dushima Imana na bene data twahagendanye kuri twagiye kuba impamvu zo gufata mu mugongo bene data babuze umuvandimwe ariko kandi twese wacu Imana yaraturinze twongeye kandi kugaruka amahoro. Turabashimiye. Naje mfite ariko Imana izibika ibintu byinshi icyo kintu nasanze sinzabashije babitekereje. Ngize imyaka 8 muri Amerika ndagira ngo nirindwi sivyo ku kanisa rimwe guterana amaterane myaka sindagenda muri batanye n'umusino sivye imyaka rimwe nago nari narwaye ariko abana bacu bambwira nago sije basimuze n'abacu bambwiye bambaze musibe ngo batwaze kumusura ariko nari nangiye bangaruye mu ibarabara murataha ngo kwirimo no turi mu modoka nategeka ariko kunyine uko no bije tasese hakoze ko dusenga hari abaye cyane komeye ndavuga dusenga birarangiye no muri Amerika kabaye babushize ako turashima Imana yuko uko dusenga none abaye cyane Kudusenza abajamu ntabwo twose twari tusekwe impamvu akazi nakacu twakora ikadukoresha ikasome rero mtedangiza ayo yari amashimwe noneho mtesoma akantu gatoya mu gitabo cy'abami mu mbere muri bene bonke mu kwezi mikoro asome yicaye ngaho mu gitabo cy'abami igice cya 18 murongo wa 15 nasoma ko bambi ba mbere igice cya 18 n'umurongo wa 15 ariko dushimira no mugabo wazanye bene data uyu mu papa no kingi garo yarubatse siko afite uko kwa munani okera bwabaye yagize neza umuntu kuva muri Canada ukindi gihugu akaza kwiragiza abantu. Hari abantu bana baza kwimana rayidi mwihane mwizera y'Imana Yesu ujijyana itangazo kingi Imana mwese aho bivuze gute Bibiliya iravuze ngo nuko Eliya arababwira ati mwebwe ndimusome mwebwe murebe hano mwebwe muraza gusoma makasha ndagaragaza kandi kuri wa nani status y'abantu basigaye bareba cyane status y'abantu bareba cyane bityo ukutubara kutugeze hano abantu baramandika mu bizere za kusura kuri status ako nta muntu w'abagabo bamandike kugeze neza ko tugeze mu rugo azamushimira kuri status niho habaye gutanga niho habaye icyapa kitanga amakuru aho Eliya aramubwira ati Eliya wawe n'ibiti
b'ingabo abinyuza mu rutoki aravuga ngo kuri dahiye Uwiteka Imana nyiri uwo nkorera iteka aho ko nzakwiyereka uyu uno munsi. nuko Obadiya aja kubonana n'Ahabu. Obadiya agenda kubonana n'Ahabu aramubwira ngo Ahabu ahera ko aza guhura na Eliya. 17. Oya reka ngo asubize kwasobanura Imana ihimbaza. Igira mu mabwira akazu gatoya mfite narangiza mwene data ahita atambuka nawe akomerezeho. Ariko twari dufashwe kuko amadutara amatwa tweze ejo nisa ikigiye kandi nshaka kubabwira nta kintu wokora na kimwe bavuge na mikoro nta kintu wokora na kimwe ukishikisha kibikunda nta kintu wokora na kimwe ukishikisha kibikunda abantu babaza babone mu mwenyegezo nta kintu wogeraho ushinyegeje. Kwa hiyo sema shule tuendelee limwe atukuze sana. Tama huo tanga. Ukishi? Hizo utakutaka kama. Ukishi. Ubu ufite ikibazo gikomeye. Abantu barashaka ibitangaza cyane. Kurutagira ibitangaza. Kwa hiyo abantu bakoze cyane. Kuko ari ibitangaza n'ibimenyetso. Ari ibimenyetso n'ibitangaza ntabwo biri hirya. Ibimenyetso n'ibitangaza biri muri hishuka ibimenyetso n'ibitangaza hishuka n'umara n'ibitangaza aragukoresha ibimenyetso n'ibitangaza. Tambaraga zihishiriye muri tukiro ziriya taziyo imbaraga zihishe muri kuzigera mbabwira gute nugwishuka kuzigeraho ukazigendera ukazicaraho nugwishuka biriyuba ugaseka ku mugaragaro. Bibiliya yavuze ngo yari yaragiye ngo yambaho ibaruwa akora n'uhuga n'umuntu yavuze umuntu yohugaze kirabikare ibaruwa urwandiko ahandi umwandiko urwandiko Mariya aravuga ngo isi irashize reka mvuge yabaho ngo agere iwe kagira ari ukuri maremare soga kuko yavuze ari Imana y'ukuri ako ndiko bwe narasoga sero ndarangije yowe kandi ni papa no video kuri urugenzi koma sema haleluya amaze kushika ingabo z'abari zashinga asigaye polisi aratekereza aravuga ngo ibintu ndimo aya makuru ije kwase n'utegetse ariko wategeka ko babo uno munsi ndategetse mu ntambura n'ikime bizogera ko keretse jewe mama ko kubera rwanda kweze mbere yaramandikije nokuri n'abantu zamandika kuri WhatsApp zamandika neza yewe uzamandika kuri WhatsApp neza hahandi kuri status abantu benshi bahinduye ngo zaburi muri ibitusi zaburi si ibitusi ukamandika tuzaburi ngo yangurashe ngo hariho zaburi si ibitusi zaburi si ibitusi zihari hariho zaburi zo gushima Imana aho Eliya yamavuga ngo isi irashize uko ndagira gute yambaye iki aragendana n'igitaratura ibinyamushongo biramugaburira akagezi karakama aja kumufakaza aratura abantu barashakisha usigaye Imana izi gushaka Imana izi gushaka cyane baza kudumiya wabaga mu mwuka ibintu zarashize wabaga mu mwuka isi yarashize mafungo ya kandi none ubu yagiye niyinga n'abari bafatanye ngo zokora kuri iki kwezi kwa gatandatu ukawufa karindwi kuri warihishe ishuka n'ukuri duhe Imana ishobora guterana n'iyo sabara
ngo have yagenda gutya Eliya yagenda ngo gutana n'umugabo bita Obadiya ndeba aho gatekora ngo gitana uri Eliya ndiwe Eliya sasa yishira yahishuse tizo aravuga ati ahubwo wowe ntayo dufite kuvuga kaje kubwikumbirira komanda iyo twahishuse tugira isi mu biganza iyo twahishuse izari imisozi bihinduka amataha tuzadudirectinga ibintu zose wabwira ko umuntu wari wihishe yafashe chef de quartier umujyi wari uyoboye akamuhindura umutwe guteka mwigeze kumva Eliya aramubwiye ngo umujyi ruri yabayumva umuntu wari wahuze ashika mu mujyi abaye kumanya mu mujyi wahishuse izi wawe tuzosubira kurangira wani umusozi ukadekara ukavuga ngo ubereye none jewe nawe tubaye mu Rwanda tuzokongera kwigisha tuzogora biba bitabara Obadiya yagenda n'ubwoba uzuko ubwira niba bazakubwira ngo ukuri ngo tuzoshoboka wese ngo nawe ngo ushobora uko ushobora mu izina ry'Umwami Yesu Kristo uvuga ngo uzoshoboka mu izina ry'Umwami Yesu Kristo zoshoboka Zana na leo. Nimba abandi barashoboye wewe ni kikakunisha. Niki cyakugoye ko abandi bashoboye wewe habaye. Kiyendo usubirwa ifuna gusa. Nuko tarayishoboka. Imana ituganze. Mukanya. Tubone n'abariye bari kade bene biririmbe ngo banyurira amahoro ibyishimo ndashima ko Yesu yamuranye Cadete turi kumwe ku musitari w'iminota twogenda ataririmbye yaje hano kubera ko twahashe rero koresheje yanyujuje amahoro amunezero we ndashima ko Yesu yangurariye nanjye sinzahwema kuvuga urwo rukundo nzahora ndirimba intsinzi ya Yesu yanyujuje amahoro amunezero we ndashima ko Yesu yanguraniye nanjye sinzahwema kuvuga urwo rukundo nzahora ndirimba intsinzi ya Yesu intsinzi bana b'Imana intsinzi bwoko bw'Imana muze turirimbe intsinzi ya Yesu intsinzi bana b'Imana intsinzi bwoko bw'Imana muze turirimbe intsinzi ya Yesu turaririmba intsinzi bana b'Imana intsinzi bwoko bw'Imana muze turirimbe intsinzi ya Yesu Imana guha umugisha mwinshi abacu baturushije amahirwe bageze ino mu gicuku turashimye kubwo abantu bose tubonye hano abo tuzi n'abo tutazi Imana yacu icyubahiro nabonye Christian na Sara tubaheruka muri Misfit Imana ishimwe ku bwanyu
abakozi b'Imana batandukanye saza hano muzeye hano muri mubyara wacu umwana w'umweru kongera kubonana Imana ishimwe cyane sinaza nibuka ko ari ino niko mu mahanga twari no mutuye none turabona Imana ntabicubahiro ndashima kuba Kadete nawe ko twongeye kumubona kandi tugeze mu mujyi arimo twavuye iwacu ariko ntiyamubuza twese turamusangiye amena ngaba yaje ku kazi nk'abarya bagiye muri Arizona ariko atari aba bagabo turi kumwe bano basanzwe n'abaturage babo Imana ishimwe rero kubwe dushimire bene data twahuriye bavuye Arizona bavuye Carolina na Michigan n'abatubanye wacu muri Missouri nabo Imana ibamurisha shima kubwa Imana niwe twagiye tumugana kubyo gucana yaradutangatanze Imana ko tuzobe hati tangazwa n'ingena dutangatanze aradutanga turebe twabonye indege yo kugenda mu masaha siko tubero twari kuba dushiki wacu ariko turavuga ngo reka twemere tuzaca hano tuhabe umwanya mutoya duterane nawe amena niwe twari uyu mugabo hari umumisiyoneri wamubwiye neza muri Etiyopiya ubatisaba ufite imirimo ikomeye yivuga butumwiriye Yesu aguheze umugisha mwinshi rero turashimye mwene data araturungisha turashimye kubwa muze hano pasiteri bakorana umurimo kwezi kaze mukatuzi hano kuri Rutari ni heza ariko kandi iyo akoreshejwe nabi ashobora gusenya ibintu byinshi yashumba cyangwa se abayobozi gutanga umwanya gutya ntabwo ari ikintu kiri coroshe turabishimiye rero shimiye no kubwa mwene data wahaye abakozi b'Imana rayiti kuva muri Canada nimba hari ikintu kigoye hano hakurya muri Canada ni rayiti waza uhagarara ugahamagara na netiwaka byari nyinshi turashima rero ko yitanze bikomeye Imana izamwubakira urugo rwiza turaganira ijambo mu mwanya mugufi rivuga ngo nuguma ku Mana ibyo yakuvuze bizasohora amena bwira mugenzi wawe ngo nuguma ku Mana ibyo yakuvuzeho bizasohora bizabihinduka ariko bihindurwa n'iyo aho twavuganiye n'Imana cyangwa se watubwiye twebwe tumutanditseho tukaja ku ruhande Bibiliya iravuga ngo bava mu masezerano nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni ariko iyo tugumye rero ku Mana tuba turi kumwe na nyiri masezerano wasezeranije amaherezo ayo masezerano azuzwa turasoma rero mu gitabo cya Yosuwa sintinda naje ni minota ingahe kugira ngo tugende ibice 14 umurongo wa 6 ndasoma muragoma mukurikirano aho ngarukira niho tuza kugarukira agabira Kalebu mwene Yefune i Heburoni abayuda baherako basanga Yosuwa i Gilugali Kalebu mwene Yefune umukenazi aramubaza ati tuzi icyo Uwiteka yatuvuzeho nje nawe akabibwira Mose umuntu w'Imana turi Kadeshi Barine ico gihe nari maze imyaka 40 twari tukiri Kadeshi Barine Mose umugaragu w'Uwiteka antuma kuja gutata igihugu bukeye ngarutse muhamiriza ibyo nari nabonye n'umutima utabesha ariko bene data twajanye bahisha imitima y'abantu ubwoba jewe bamubatana n'Uwiteka Imana yacu rwose maze uwo munsi Mose ararahira ati
ni ukuri igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka gifuku uwo matanye n'uwiteka Imana yaje rwose. Nuko Kalebu arongera aravuga ati kandi dore Uwiteka yatumye mara iyi myaka 45 kuko yavuze uhereye igihe Uwiteka yabibwiriye Mose Abisirayeli bakizerera mu butayu, none dore uyu munsi shikije imyaka 85 ubu ndacafite imbaraga nk'uko nari nzifite urya munsi Mose yanyohereje. Uko imbaraga zawe zameraga ku rugamba tabara ngatabaruka na n'ubu niko zimeze. Amen. Yosuwa niwe watsimbuye Mose. Mose amaze gupfa yapfuye nta wundi muntu uhari. Amen. Imana yonyine niyo yaje kubikira Yosuwa Mose iramubwira ngo umugaragu waje Mose yarapfuye, none ni wowe mpaye kuja gusaba abantu uruzi rwa Yorodani ukabajana ukabagabira ukabagaburira igihugu. Amakuru ya Mose arangirira hakurya ya Yorodani. Hari hagabanya imiryango ya Isiraheli n'ikindi gice cy'umuryango umwe, abandi bose Yosuwa niwe wabagaburiye igihugu. Yosuwa aragenda, Imana iramufasha arwanya abanzi babo bose, aratsinda, agenda agabira imiryango ya Isiraheli igihugu, ararangiza kubaheza igihugu. Amen. Arangije gutanga igihugu yibagirwa umugabo witwa Kalebu bakoranye umurimo. Aragenda Yosuwa arategeka Abisiraheli, Kalebu abaho ndagakora. Amen. Rimwe na rimwe abantu bazabibagirwa ineza y'abandi. Rimwe na rimwe abantu bazabibagirwa ubutwari bw'abandi. Rimwe na rimwe abantu bibagirwa umumaro abandi bantu bagize. Rimwe na rimwe mu butayu biroroha abantu kugira ibyo basangiye. Rimwe na rimwe mu bisubizo birashika ko abantu iyo bamaze kugera mu bisubizo bibagirwa. Amen. Uyu mugabo Kalebu Mose ajya gutuma abatasi 12. Kalebu yaserukiye umuryango wa Yuda, kandi umuryango wa Yuda mu Isiraheli ni umuryango ukomeye. Yakobo aragabana biwe, arambitse ikiganza kuri Yuda umuhungu wa kane, aravuga ngo Yuda mwana wanje urazamutse ngumeze nk'intare ivuye mu muriro, ngo itazituzi itageze ku muhigo wawe. Arerekwa aruhabona Mesiya, aravuga ngo ni ubwana ngo nzizava mu maguru ya Yuda ngo kugeza igihe nyirayo azaza. Ariko Yuda agenda akora amanyanga. Bagiye rero kugabura gutaka igihugu, imiryango yose iratonda. Abahungu 2 gusa bakoze amateka akomeye. Ni umuhungu wari userukiye umuryango wa Yuda n'uwo userukiye umuryango wa Efurayimu, umuhungu wa Yosefu, ari we Yosuwa na Kalebu. Bari abagabo 2. Amen. Bagiye gutaka igihugu, abantu bose babwira Mose n'Abisiraheli, batangiye raporo ku mugaragaro. Mose arababaza ngo mutange ripoti y'iyo bari abagabo 10 baravuga ngo kuri abo bagabo ntacyo twabonye muri icyo gihugu, ngo twaza twibona imbere yabo tumeze nk'amahanga, ngo kandi nabo ubwabo ngo niko baza batubona. Ariko uzi kugira ubwoba ukamenya nyine nagiye hakutekereza niba abantu bazanga ngo birashize turashize ibintu byose, ngo barangize Abisiraheli bose batora amabuye gutera Mose. Mose umugaragu w'Imana, Imana yahamagaye, washorewe n'ibitangaza n'ibimenyetso. Mose ngo arubama, ariko ngo arangize Kalebu na Yosuwa baravuga ngo nubwo aba bagabo 10 bavuze aya makuru, natwe dufite amakuru. Amen. Nuzovugira amahirwe yo kuvugana n'umuntu, uzakubwira ijambo ry'ihumure marike. Amen. Nuzovuga umuntu atahari, muvugeho ibyiza. Nashaka azabari mu bari kumuheshe yo kibari, muheshe yo kiredi. Kurya kuvuga umuntu neza birafite ibindi cyose. Niko yanditse Salomo umunyabwenge yaravuga ngo kuvugwa neza
ngo biruta amavuta n'igiciro cyinshi. Mose aravuga ngo reka mbategerera. Mose yarazi Yesu. Mose aje kubatuma yarazi Yesu kubera ko amaze kubahamagara bose ari 12. Yahise abwira Yesuwa yitwaga Hoseya mwene Nuni, aramubwira ngo guhere mu batu no ntabwo duciswe Hoseya. Yise Yesu muri izina rya Yesu. Ni Mose wabise Yesu ko ryari izina ry'ubutwari ko Mose yazaye. Nababwira Mose n'Abisirayeli barababwira ngo natwe dufite ayandi makuru atandukanye na Mose arababwira ngo ngaho namwe nimuvuge. Baravuga ngo bagabo nguko bavuze nibarebare ko ngo ariko twabitegereje tubona nzamana babiri tibagira ikintu kibakingira twebwe uko twabibonye mu maso y'Umwuka ngo abo bagabo twobarira ku mutima nta mutima uz'Urwanda wowe ibintu wowe wowisomera woumanya ngo wishimboga wohera hejuru y'ukonje uvuge ntuhiga hashushe hajya habaye igikoko ukawusiga. Mose Yosuwa na Kalebu uwo munsi bamuremesha umutima imbere y'Abisirayeli ngo barangize uwo munsi. Mose avuga ijambo rikomeye. Yosuwa azavuga ko ari Umukenazi ni nk'umunyamahanga bari barajanye n'Abisirayeli ariko yiyunga mu muryango wa Yuda ngo arangize Mose aravuga ngo kubera iby'ubutwari aba bahungu bavuze wewe Kalebu kiriya gihugu wakandamiye ngo kizaba gakondo yawe na gakondo y'abandi. Yesu bari mukamutima ngo bagere mu gihugu gutya Kalebu barimutse mu mutima. Yesu aragabura ngo arangize aribagirwa Kalebu arataha ngo bucaki imyaka 45. Amen. Sindayigeza ko ndegeraho muri za 45. Tekereza pasi umuntu kavukaga uko abandi bose baragabana umwaka wo kugeza iwe ntaragabana 45 gushira. Abagabo b'abayuda bafata Kalebu baramushorera bamujana kwa Yesu. Amen. Amen. Imitima ibabaye ndewa irura ibisebe n'inguma ndewa mtamora nuragutegere ngo bamugeza gutya kwa Yesu. Kalebu niwe wafashije abayuda icyo bakoze bashoreye Kalebu bamugeza kwa Yesu ngo bamugeze kwa Yesu abayuda. Kalebu wenyine yifatira disikuru aravuga ngo jewe Kalebu tuza urutuki Imana yavuze ko Kadeshi bamwe ibivugiye mu kanwa k'umukozi w'Imana Mose. Mose ntiyageze yereko. Mose yareretswe agera Imana itareke kuri imbaraga mu ijuru. Abantu bose Mose yakoresheje 70. Imana imubwiye ngo dakoreza abantu. Imana aramubwiye ngo wende kuruka. Mose yasezeraga Yesu amusigira ubutwari. Imana aramubwiye ngo ufate Yesu wamene n'ubu uhamagara gutanga udukore Eliyazari umushira imbere y'Abisirayeli bose ngo bara umurambike ikiganza ngo numara umusanire ngo wende ku butwari ku mbaraga naguhaye uheza ku Yesu. Gwarangiza aravuga ngo tuza wibuka icyo Mose yavuze. Mose bageze bamenye Abisirayeli amaze gupfa. Abisirayeli bagandaye ikiriyo tuvuye mu kiriyo cyamaze iminsi 30. Abisirayeli baza bati Imana ihisha umurambo wa Mose kubera ko yabonaga bazawubwira ikigo w'Imana bakazawuseka. Yosuwa yanditse ku ifu rwa Mose rwari kwishura umuhungu witwa Yuda wanditse chapitre 1 gusa mu Isezerano. Niwe wavuze ko umurambo wa Mose ngo warwaniwe na Shetani n'amarayika kahise w'igitambara. Yuda niwe washuriye gusengene marayika Mikayeli ngo yatonganye ku murambo wa Mose na Satani. Amen. Aramwibutsa aramubwira ngo icyo gihe nagiye gutaka igihugu ngarukana n'abagabo bateza abantu gushingwa mbwira Mose mpamwivukuri pagarara mu ruhande rw'Imana. Mose ambere isezerano kuko mu arambwira ngo igihugu nakandagiye mu jewe n'ubyaro uzakiraho none wanira byo gutesha wanira byo
Yosuwa baramutegera aramubwira ngo cagiye twagiye cagiye natabara afite imyaka 40 kuva cagiye afite 45 bari kwimbaraga natabarana twamata ngo kugeza n'ubu ni utarateye gusa ngo mu shaka bw'Imana takuzaba zimana gukora no gusoza kimana. Amen. Yesu aramutegera imbere y'abagabo bose ngo arangize Yesu afashe ijambo takingi yakoze ibintu bibiri. Bibiliya yavuze ngo Yesu yahaye Kalebu aravuga ngo Imana igomuje arandika muri musozo hepfo aramubwira ngo uyu musozi aduye ntarawuva mose ndawuhaye uzabasha kuwuhindura aravuga ngo uzaza arangije Kalebu aragenda arawurwaye harimo abagabo bakomeye baranziba arawutsinda ngo amare kuwutsinda arahatura. Amen. Imana tuvuze ikintu takibuza kitubuza arahatura kiri igihugu cy'ibiheburo kugeza n'ubu n'ahantu hakomeye. Dawudi gutya kimukomeye mu ijambo aja gusenga Dawudi agisha Imana Israelina aramubwira ngo Mana ko ngiye kuzamuka akaja mu midugudu y'abayuda ico gihe yari ataraga umwana yari akiriye amavuta ya Samweli ari umurebe uwo ngira inama ngo zaje mu midugudu Imana yamuranga ngo zaje. Amen. Muri ibintu byose bigira na connection. Yego hari ahantu umuntu wahagarariye umuryango wa Yuda Imana iravuga ngo zaje ngo ageze Hebuloni Dawudi abayuda bose bamusanga bamwimikisha amavuta ya kabiri baravuga ngo wowe Dawudi ugomba kuba umwami wawe. Amavuta ya kabiri ya Dawudi y'abayuda yamusanze Hebuloni. Dawudi ahategeka imyaka 7 abayuda bose b'Isiraheli nibo basanze Dawudi basansibirijwe n'umugabo wari umukuru w'ingabo igihe cya Sawuli witwa Abuneri araza asanga Dawudi i Hebuloni aramubwira ngo se watwemerera kamufasha guhindura Isiraheli ukababera umwami. Amen. Iyo wasenze no mu gihe utawugihari amasezerano azasohora kuri rya sezerano ryawe akamukwereka ubuzima bwawe. Urashaka ko Imana izakora ibikomeye mu buzima bwawe nuko matana n'icyo yavuze ngo kubera ko n'umatanye Mose aravuga ngo Imana izaguha gakondo kubera ko matanye n'Imana uzafite Imana. Birashoboka ko waciye mu bihe byinshi bitandukanye bikuruhije bikubabaje ukibaza ngo Imana iracaniruka. Nimba mu mutima wawe hatari impamvu yo kugomera Imana tuzi Imana irashaka bikomeye. Amen. Gira umutima kuwa Kalebu yabwiye Mose abwira Yesu aramubwira ngo imyaka natabaranye imbaraga nari mfite icaki mu myaka 40 n'ubu nizo gifite bamuhaye Yesu arawuhindura. Niyo Dawudi yaje kugira ikikoto aramumara Dawudi avuye mu ijambo amara imyaka 7 n'igice. Bandi inshuti yaje duhuriye akanya kiki gitaramo cyacu nisoza turahita tugenda ariko dufite rero tugomba kuyirura tiducerwe ngo dusubire dukoresha izindi faranga tugize weekend faranga zitije. None rero tugiye gusenga n'isengesho rigufi. Nimba hari ikintu wowe gusa inshingano zawe si wowe isohoza ariko inshingano zawe nuko matana n'Imana yawe yakwasezerana. Muri iki gihe abantu barayarwanirira, abantu bashaka ko Imana ikora ibikomeye ku bwabo ntibikunda. Imana ikora icyo yategetse n'icyo yagamije ku buzima bw'umuntu. Nta tuzahabwa tutagerwa n'Imana ukizagira imizi, ariko nimba Imana yakivuze niyo tatinda Imana izagisohoza. Uzakora ikiganza cyawe dusengana mu rugo. Mwami Yesu ni iteraniro ry'abana bawe hano muri Sierra muri Washington State. Ntabwo twigeze twagera ukundi nta andi materaniro twayabayemo. Aba bene data batwakiranye umutima w'ibijiji bagize inyota ko twoterana nabo Mana, ariko turi abantu buntu kuko Pawulo na Baranaba
iyo nama barambwira ngo natwe turi kandi nta kintu twakora ariko izina rya Yesu ryakora ibitangaza. Hari icyo wavuze kuri uyu mukumbi Imana, hari icyo wavuze kuri iri torero, hari icyo wavuze kuri aba bacumba, hari icyo wavuze kuri iyi miryango, hari icyo wavuze ku muntu ku giti cye, hari icyo wavuze kuri aba bashitsi. Reka bagire imitima yo kwambatana nawe, reka tugire imitima yo kwambatana nawe, nibwo tuzabona ibyo wasezeranije. Uduheze imbaraga muri uru rugendo, twongerere imbaraga uzodushikane mu bwami bwawe. Turakwizeye, duhagaze mu cyo wavuze, dutegereje kuzaza kutujana tukimana nawe Kristo. Kora ibitangaza, abarwanyi bakire, imbaraga zawe nisimanuke. Senyagura ibidakwiye, ukora ibihambaye, ubangurire imbago mu mwuka no mu buzima busanzwe. Guhera iki gihe, ikindi gihe bazabashima bahimbaza imbaraga zawe. Turagushimiye ubwo uyu mwanya muto yo gukoza ibikomeye mu izina ryawe Yesu. Amen.